Reka nongere nkwifurize ibihe byiza mukunzi w'Ingenzi TV udukurikiye muri aka kanya ariko kandi uhora utuba hafi bityo natwe tukagusezeranya kutagutenguha ni mu gihe kandi iteka ryose tuba tugomba kubagezaho ibyiza byose mwifuza. Uri kumwe rero nanjye Spiridio Habimana ari nanjye nyine ugushimira kuri wowe wakanze subscribe yuko wagize neza ariko kandi nawe utaragikanda nkakubwira ngo yikande kuri ubu unafungure kunzogera kugira ngo ujye ubonera ibyo tukugerezaho ku gihe. Kuri ubu rero tugiye kubabwira ko mu karere ka Bugesera hari amashuri agiye gufashwa gutunganya amazi y'imvura ngo anyobwe. Ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwatangije icyiciro cya mbere cy'umushinga wa miliyoni 150 y'amafaranga y'u Rwanda wo kubaka ibigega bifata amazi ku bigo by'amashuri bitatu bikayatunganya agahinduka ayo kunywa no gutekesha. Uyu mushinga watangijwe ku wa 2 tariki 21 Nyakanga 2026 utangirizwa mu murenge wa Juru ku rwunge rw'amashuri rwa Rushubi ariko ukazanakurirwa no ku bindi bigo by'amashuri birimo urwunge rw'amashuri rwa Kayenzi mu murenge wa Nyamata ndetse n'urwunge rw'amashuri rwa Nzira Nziza mu murenge wa Shyara. Iyo yose rero ni mirenge nyine igize akarere ka Bugesera ariko ubona yuko igiye itegeranye. Ibi bigega bizajya bifata amazi y'imvura ku mireko habemo uburyo buyatunganya ahinduka amazi ashobora kunyobwa na buri munyeshuri kandi ntamutere ikibazo. Uretse rero abanyeshuri aya mazi azaba ashobora no gukoreshwa n'abandi baturage begereye buri kigo. Habimana Deo uyu numwe mu baturage uturanye n'urwunge rw'amashuri rwa Rushubi yavuze ko amazi meza bagiye kwegerezwa azabafasha kugira isuku mu ngo zabo ndetse no kubona amazi meza yo kunywa. Yavuze ko ubusanzwe bakoreshaga amazi mabi ariko bishimiye ko bagiye kubona amazi meza yo guteka, kunywa no kumenyesha no kumeshesha imyenda. Umuyobozi mukuru wa Water Aid Rwanda yateye inkunga uyu mushinga Mukeshimana Vestine yavuze ko bagiye kugeza amazi meza ku banyeshuri byibura 4,500 n'abaturage baturiye ibyo bigo by'amashuri. Agira ati turazirikana rero ko amazi meza, isuku n'isukura ari ingenzi mu myigire kuko iyo serivisi z'amazi ziteye imbere bituma abana bagira ubuzima bwiza bakitabira ishuri nta gusiba. Umuyobozi w'akarere ka Bugesera wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Imana Ishimwe Yvette rero ni madame nyine Imana Ishimwe Yvette yasabye ubuyobozi bw'ikigo bw'ibi bigo by'amashuri byubakiwe ubu buryo ndetse n'abaturage babyegereye kuzafata neza ibi bikorwa remezo bibegerejweho. Yagize ati amazi ari muri bimwe dukenera by'ibanze kuko tutayafite biragoye kugira ikindi dukora nko kugira isuku kandi inoze. Turashimira rero abafatanyabikorwa bayaduhaye kandi ko bazayageza ku bikoni no ku bwiherero kugira ngo abanyeshuri bayabone hafi badufashe kubungabunga isuku. Mu myaka 15 ishize leta y'u Rwanda imaze ikorana n'uyu muryango cyangwa se umushinga Water Aid Rwanda hishimirwa ko abaturage 650 bahawe amazi meza hakazamurwa igipimo ku isuku n'isukura ku barenga 280. Wari kumwe rero nanjye Spiridio Habimana hano ku Ngenzi TV ariko kandi ntabwo nkugiye kure kuko iteka n'ubundi tuba turi kumwe mu biganiro nyine bitandukanye. Nkwibutsa gukanda subscribe no kunzogera kuri wowe nyine utarayikanda ari nako kandi nkushimira nawe wayikanze.